ngo Mado ubu yabaye iciro ry'imigani ari gusambana Mado. Ibyo urumva ari ikibazo? Mado wakoreye Imana. Iyo urumva ari ikibazo cya Nibyo yituye Imana riri. Imana igenda ibagaragaza. Izabereka isi, izabereka icyo isi ikora. Ikibazo ni uburyo mutwihishamo mukatwiyoberekamo. Mwarangiza mu gitondo ku cyumweru imbere nzakagendana Mado yikoreye agataro asenga Imana, ayisenga ababaye, ayisenga ashonje, ubu aka kanya acitse intege aragiye se nese mwe uko mubona ari umusambanyi. Wabimbwiye? Nabikubwiye ni njye mbizi ko njyewe nzi aho tuhurira. Naza mu gitondo akishushanya icyumweru naba ari nzakagendana ririya hari ikintu Mana sinejoro Uwiteka nadutabare, Uwiteka ntatabara itorero. Nimba ari ikintu kimbabaza kureba umuntu nka Mado wabaye mu buzima bugoye akihangana kanamba ku Mana, aho bigeze Mado asigaye abona isukari y'icyayi agiye mu busambanyi. Ariko ibyo bintu ntabwo ari ibintu bya danje. Akoreka nkubwire, sura umugore mwiza, ntufite amafaranga, hari icyo ubaye. Yego ubuzima bwawe nibukanganye, ntiburi hejuru, ntiburi na hasi. Umuntu aje akaguhereza inoti ya 5 wayanga. Oya. Usigaye udoda utuntu twiza. Ako gafite agapira. Akasubu ni iki? Ni agakanzu? Iki ni igipira none kinini cy'inyuma. Nishiri ko wadoze dutoye, uziko mba ntujyanye. Umukira wanjye yarananutse, nyiratwe yarananutse. Nakudodera ariko ejo ukazadutwara. Igipira ariko nagitwara cyo cyangwa irashira. Nawe azabitwara ejo. Nakudodera ariko nta kibazo, bizi ko ntatinda nabiraramo ngiye mu gitondo nabiguha. Shaka kantu ndagakunze. Dore noneho kanoshe ibi. Aka nakakamane ko gusohokana. Gateye neza. Urabona ko nagakabutura kakari keza. Wow. Good. Kurashanje bishyize bakumbuye no kuganira nguhe story ko madasigaje inyuma umugabo kwicina Yesu. Mado dusengana? Mado wanyu wawe madini mwirirwa mwirukamo izina rya Yesu. Cyo bitewe n'ikiza kuko tungwe se legasi bya danje nuko nyine ikidutungura mwamwe twihishamo ngo muraba rokoreye. Uyereka ntago ruvuga ngo nabarokore. Satani arakora kandi akorera mu bantu. Abantu basenga rero bitabaye maso arakwinjirira. Munyamureka ko twishamo n'undi mushyire ku karubanda. Amesejo birambabaje. Ubundi regana n'ibirenze. Bira nabirenze. Madara bikubwiye arabikwemerera. Ndabizi neza. Yabikoranye nande koko. Si ngombwa kumuvuga n'amabanga y'akazi. Izina rya Yesu. Bazimoye. Kambara cyaza imbere y'Imana. Reka ko umuntu wabishyushye mo cyane. Birambabaje cyane. Ntago ari ibyadanje sheri. Ijambo ry'Imana yavuga ngo nimba utabaye akazu yaza nunabiri nje kukuruka. Ngaho uziyazi ibyo uziyazi. Ntabwo uzasambana ngo ujye imbere y'Imana ufate mikoro imbere y'abantu uririmbe. Umva tugenda tubabona rega, umva nkubwire bene wanyu barabaririmba mu makorari bose. Sibo dusanga hanze imihanda mu gitondo bakaza bakabaririmbira. Uzi impamvu njye ntakizwa ngo mere nkamwe ko mutwihishamo ngo haye urugero rwa Mado wenda ntuzi pasiteri wanyu cyangwa muri korari. Ikintu nshaka kukubwira ntuzasenge kubera ko wabonye ko kanaka ari umukristo cyangwa ngo ntuzagwe kuko wabonye ko kanaka ari umunyabyaha. Imana yawe ushakura yizi. Imana yawe ntago ariyo bazagutumaho, ni wowe uzayishaka ukayibonera. Imana yanjye rero tubana hara mu gitanda. Izina rya Yesu. Ku Mana nta rwitwazo. Riri mu ubuzima turimo bwose buragoye. Icyambere rero cyadufasha kubucamo no gusenga. Wikitwaza ngo Mado arasambana ni ibyaha bye n'umubiri uzabura. Mva mugire inama. Bira nagakingirizo mutwishamo ngo muri kutwiyereka ngo nagiye gusenga ngo cya ahubwo mama muri kuronshinga imyenda mwambaye. Riri ntago ari bose pe.
umuntu aje akagutereka 500,000 imbere, miliyoni imbere, wayareka madamu mwiza we? izina rya Yesu ntukayambariremo. Sure. Nzabona avuye ari ibyo nibyo uba wigira. Nibyo uba wigira. ayo mafaranga yamarira ikiririya Atakikumarira. mu izina rya Yesu. Ubuse mwene wanyu abijyamo ari uko ntacyo amumariye. ubu Imana yamvanye kuri ako gahuyu, ayo nzayabura mu mana. Tegereza. nzi gukora riri. Tegereza nyine ndabyumva pe. Nanjye rega ibyo mbwira ndabyumva ariko akorera untera agahinda. ubu Kare. wowe Liliane uzi ibyo Imana yagukoreye. Liliane urwaye uri mu bitaro, nta muntu ugusura, nta muntu ukugemurira, urwaje Liliane, ariko tukicara tukavuga ngo iyo twavuganye nayo Liliane uzava mu bitaro, Liliane uvamo unezerewe, amahoro yo mu Mana nkubwira nayo. Abantu bari baragutaye, nta muntu kwikoza, ariko ya Mana, ya mahoro y'Imana, wavuye mu bitaro dushima Imana tunanezerewe. Liliane uribuka turi abakobwa twarabuze abagabo, dusenga tugahora ku musozi 30 irihirika 32. Liliane iyo tudasenga biba byarabaye ibindi. igihe cyanjye cyari gitaranye kuvuga kubura urubyaro ni nkuko n'abandi bose use ko abadasenga barubura bakageraho bakarubona. Liliane ntabyo kubura igihe, ariko wowe Imana yawe uza ko yagukuye, ntabwo akabaye wigira gutya. niwe wagakwiye gufasha abantu bazana imbere y'Imana. ahubwo ibyo byose uvuga nanjye ngiye kubijyamo. Madosi ubundi andusha iki? izina rya Yesu. Mada ndusha iki? ujye kuba umusambanyi. ibyo se urumva ari ibya danje? Ni ibintu bitarenze. izina rya Yesu. Liliane ndagusabye, urugo rwawe rukeneye umugore usenga. urugo umugabo ni umugore ni urwo rugo ntabwo ruba rukiraba urw'abantu, ruba rwabaye urugo rwa Satani. Erega gusenga ndasenga ariko ntibyambuza kwikorera ibyo nshaka. ndashaka kugaruka imbere y'Imana, ndakwinginze. Ni stress. Liliane turabyuka tugasenga. Uzi ikintu dupfa n'Imana se, Imana urayisaba ukayisaba bikagutera stress pe. Nta kindi nanjye iyo Mana ndayikunda, ariko ewana urayisaba ugasaba ikakwihorera nkawe idahari. Rero nicyo kibazo tugenda duhura nabyo. Igihe ivuga ngo ijya yemera ko byose bitubaho, hari igihe kureba gutya ikavuga ati uyu nguyu muhaye n'iyo modoka yayikoresha ajya kuryoshya akibagirwa inzu y'Imana. Imana ikavuga ati umwana njye ndamukunda, reka mwime bizatuma ajya kure yanjye. Rero ibyo ngibyo hari igihe natwe bitwima tukajya kure yabyo. Bigufasha ikirere. Mana niba wakumva ko ngarukira uzansubiza ibibazo byanjye byose mfitanye nawe. Naho abangaba baza kunyishushanya mu maso simbikeneye. Ikibazo wagira kirenze umunsi wari uri se hashika umaze amezi 3 Liliane usigaranye ibiro 7 bakubaga amabuye mu nda, wagombaga gupfira ku iseta. Imana iritamurura Liliane uvaho amahoro. Ibyo narabyumvishe pe, ndabyumva narababaye niyo mbyibutse ndayishimira ko yabikoze bitanga. Ariko hari icyo taransubiza. Hari ijambo ry'Imana riri uretse ndebe muri phone yanjye. Uratangiye kandi uretse ndebe muri phone yanjye. Uratangiye. Riri mu Bagalatiya 3 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5. Uza no kwicara usome neza uwiteho. Ese ni ibiki? Riravuga ngo murabo pfapfa mucyo mwatangiye iby'umwuka none mubiherukije iby'umubiri. Iryo jambo uzarisomere Mado. Oya Mado simwitayeho, mureke ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Nawe uraza ubundi igihe cyose uri mu Mana ucumbagira ni kuri yabirangira. Wamuretse akishakira amafaranga. Ubu ngewe ahantu ngeze ntabwo Satani yamangara. Waretse Mado ndashikamye mu Mana yanjye. Hagira ngo iby'ubupfapfa ngo biherekejwe. Mwatangije iby'umwuka murangije mubirangije iby'umubiri. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Yereka ntangize iby'umubiri nzasoza ku by'umwuka.
watangije iby'umwuka Riri. Ibihe byiza twagiranye imbere y'Imana ntabwo nabyibagirwa. Ririya uri umugore mwiza. Mu Mana byose bibayo. Izo modoka ubona, ayo mazu ubona, ibyiza byose biba mu Mana, biva mu gusenga. Uwiteka aho atandukaniye n'ab'isi abiduhana n'amahoro, tubibamo tunezerewe. Senga wibuke Imana wamenye yagukoreye biriya byari bigoye. Rire urabizi imisozi twatereye. Senga Imana izakora ibirenze ibyo ubona, izabiguha. Sibyo iyaduhaye umwana wayo ntacyo yatwima. Shyiramo imbaraga wowe Liliane, cyose uzabibona unezerwe. Ujye ugira inama n'abandi, babwira ati mu Mana niho honyine bishoboka. Uranyumva Liliane? Sibyo tuza, ndacyari kumwe nawe muri runo rugendo twatangiye. Ntabwo nzacika intege. Sibyo nawe ngwino uhagarare Liliane. Liliane nzi nk'intwari kuva kera. Tugome ku mwami wacu.